안녕하십니까. Hello, everyone. mwese birekere nk'inzozi ko twatangiye umwaka mushya. Imana yakoze ibintu byinshi bitangaje mu buzima bwacu. Rero n'uyu mwaka mushya ubu ngubu uratangiye. Muri uyu mwaka mushya twiteze kubona imirimo y'Imana mishya, kandi turashimana kugira uyu mwaka mushya n'ukwezi gushya. Umunsi turasoma Yohana ibice bitanu. Turasoma ni Yohana ibice bitanu umurongo wa mbere tugeze kwa 13. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu agiye Yerusalemu. Kandi i Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu Ruheburayo cyitwa Betesida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse, bari bategereje ko amazi yihinduriza. Kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi, nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara iyo ari yo yose. Hari umuntu wari ufite indwara yimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi y'amazi yihindurije nk'izundi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Nuko Abayuda babwira ukijijwe bati, dore uyu munsi ni isabato, kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Nawe arabasubiza ati, unyijije niwe wambwiye ati, ikorera uburiri bwawe ugende. Baramubaza bati, uwo muntu ninde wakubwiye ngo wikorere ugende? Ariko uwakijijwe ntiyamenya uwo ari we, kuko Yesu yari yigendeye kandi hari abantu benshi. Dusomye gushyira ku murongo wa 13. Mu gihe tubumbuye Bibiliya zacu tukazisoma, Bibiliya itwereka isi y'umutima tudashobora kubona ahandi hose muri iyi si. Kuba nagira umutima w'ubwibone ushingiye ku byo nkora neza mbere y'uko nsoma Bibiliya. Mu gihe nsomye Bibiliya, mu gihe turi gusoma Bibiliya, nicyo gihe tubasha kubona ibyo tubura ko ari byinshi. Icyo gihe ibyo dukora biragabanyuka, ibyo Yesu akora bikiyongera. Ntabwo tubaho ubuzima bw'umwuka neza kuko turi abantu beza, nta nubwo ari uko dukora ibyiza, ariko nubwo ibingibi abantu babizi bakomeza gushaka gukora ibyiza. Ubwo hashize imyaka igera kuri 60 nakiriye agakiza. Iyo myaka 60 yose mba numva ari nk'iminsi mikeya gusa ishize. Nagiye mpura n'ibyiza byinshi, ikindi gihe ngahura n'ibintu bigoye, ariko amaherezo icyo nabasha kuvuga ni uko Yesu ari we wahindutse izingiro ry'ubuzima bwanjye. Ubwo namwemeraga ngo akorere mu buzima bwanjye, nagiye mbona imirimo ihambaye ntashobora kubona mbere. Umunsi umwe nabitekerejeho, ntihajya ko kundi umushumba, ngo nahindutse umushumba, ndi umubwirizabutumwa bwiza. Ese ibi byashobotse bite? Sinigeze ngerageza ku uwo ndi we ubu, ariko Yesu nkunda yaje mu buzima bwanjye, ayobora buri kimwe cyose cy'ubuzima bwanjye. Igitangaje kurushaho ni uko umuntu nkanjye mbasha kuvuga, kandi hari abantu bantega amatwi bakanyumva, mu gihe banyumva bagahinduka. Ibyo mbitekerejeho birangora cyane kubyizera. Mu gihe imyaka 60 ishize, nagiye mbona bene data bashaka gukorera ubutumwa bwiza bagenda barimbuka bangirika. Numvaga nshaka kubagundira rwose ngo mbagumane, ariko nta kintu nabashije kubakorera, kubera ko abantu beza badashobora gutega amatwi abandi. Gusa bumva ijambo ry'Imana bakaryakira, bose barahinduka. Hagati aho, mu gihe duhura n'abantu benshi, ikintu bahuriraho mu gihe batekereza ko ari beza, batangira kwitarura Yesu, batangira kwitarura Imana. Uko nagerageza kose kubafasha no kubagundira mu itorero sinabishobora.
Ku bitandukanye n'ibyo nagiye mpura n'abantu bari mu bwihebe bababaye, bene abo bahuraga na Yesu. Hari icyanditswe kivuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, ngo hahirwa abakene mu mitima yabo. Mbere y'uko mva mu gisirikare, mu kigo cya gisirikare twari dufitemo abasirikare babisabye kubikora nk'umwuga, ariko si bari benshi. Abayobozi rero mu ngabo bagiye bambwira ati se Mushumba Park, kubera iki utasaba ngo wibere umusirikare wabigize umwuga? Ese ibyo uvuga ngo uri umushumba, ibyo ni ibiki? Ibyo rwose ntabwo bisobanutse. Mba nibuka cyane ibyo bambwiraga. Ntabwo nari umuntu mwiza, ariko barambwira bati se wabigize umwuga ukikorera igisirikare cy'umwuga? Wenda iyo wabintegeka mba narabigiyemo. Nubwo nari ndi muri Yesu ntacyo nari cyo, nta n'ikintu nari nshoboye, ariko mu gihe Yesu yakoreraga muri jye byari ibintu bitangaje. Uyu munsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naje gusoma inyandiko ivuga uburyo Korali Gracious yabashije gukora filime. Ubwo yakoraga iyi filime ivuga ibya Noheli, ubwo bafataga amashusho bayakoreye hepfo y'umujyi, ni ahantu haba inzoka z'ubumara, yewe mu gicuku hari n'igihe haza ibirura. Ariko ubwo nabonaga ko ibyo byose babikoze. Ibyo byose tubasha kubona ko atari twebwe twabikoze. Ubwo nasomaga iyo nyandiko nabonye ko iyi filimi twakoze ntabwo ari korali yayikoze, ahubwo ni Imana. Niyo ndebye mu buzima bwanjye mbona atari njyewe wabubayeho, ni Yesu. Njyewe sinabasha gukora ibyo nkora. Hano muri Yohana igice cya 5 Yesu yagiye ku kidendezi cy'i Betesida. Hari abantu benshi bakikije aho ngaho bategereje ko amazi yihinduriza, ariko hari umuntu umwe utarabashaga no kwinyeganyeza. Yari mu mwanya atabashaga no kujya mu mazi nubwo yakwihinduriza. Nta n'umwe yari afite wamufasha kugera muri icyo kidendezi. Hari abantu benshi bakoraniye aho ngaho bazengurutse icyo kidendezi. Yesu ntabwo yabavugishije bose. Yesu yegereye umuntu wari umaranye uburwayi imyaka 38, aramuganiriza. Rimwe na rimwe hari igihe wiyumva ko uri gukora ibintu byiza, ukora akazi neza. Mu gihe wumva ko hari ibintu ushoboye, ibintu ukora neza, nubwo icyo gitekerezo wakigira, ntabwo icyo gitekerezo kiba gikwiriye kuguma muri twebwe. Nshobora kuvuga ko mu byo nakoze byose mu buzima bwanjye nta kintu nigeze mbasha gukora ntari kumwe na Yesu. Mu mwaka wa 2020 twagize igiterane cya Pasika. Twashaka kugitegura imbonankubone, ariko kubera COVID-19 ntibyakunze. Twagombaga rero kujya ku mbuga nkoranyambaga. Twabashije gusemura ibyigisho byacu mu ndimi zigera muri 64. Muri zo harimo Igikoreya, Ikirusiya, Icyesipanyol, Igishinwa, Icyongereza, Igifaransa. Dufite mushiki wacu Lee usemura mu Cyesipanyol. Yarambwiye ati rwose nabonye abantu bandika ibintu byinshi cyane. Yabonye ibintu abantu banditse bagera ku 5,000, bivuze ngo abantu barenga 5,000 barazaga bakumva ubutumwa bwiza. Byari ibintu utabasha kwizera. Ntabwo byabaye kubavuga ururimi rw'Icyesipanyol gusa, ahubwo ni abantu benshi cyane batwiyunzeho bumva ijambo ry'Imana. Umuntu nkanye nk'uwo uri kubwiriza. Nyuma naje kumva ko bagera muri miliyari batwiyunzeho bumva ubutumwa bwiza. Ni ibintu ntabasha kwizera ko nzi ko muri iyi si hatuye miliyari 7. Bagiye bongeranya abakurikiye ibitangazamakuru bitandukanye. Rero ubwo najyaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo abo banyamerika bambonaga baratangaye cyane. Ubwo babimbwiraga uburyo bagiye bakusanya bakurikiye ibyo bitangazamakuru n'imibare babonye, navuze muri kinira ese ibyo bishoboka bite?
byankoze ku mutima cyane. Nyuma y'ifunguro yaje aho nari ndi muri hoteli dusangira ijambo ry'Imana. Uyu mupasiteri wagenderaga mu kagare k'abamugaye yarambwiye ati, mushumba, iri torero rwose ni iryawe. Ibi yabivuze akomeje cyane mu mutima we, sinari nzi ko nabivuga mu magambo. Iyo usomye Yohana igice cya 5, usomye Bibiliya, ubona isinzi ry'abantu bakikije ikidendezi. Ariko ntabwo Yesu yagiye ngo asange buri umwe, ahubwo yasanze wa muntu wari umaranye uburwayi imyaka 38, kubera ko abandi babashaga kwikorera. Ariko ni iki uyu muntu wari umaranye imyaka 38 yabwiye Yesu? Uyu yari amaranye uburwayi imyaka 38, abwira Yesu ati, nta n'umuntu mfite wanjugunya mu kidendezi igihe amazi yindurije, kubera ko nubwo naza abandi bantangamo, igihe marayika aje agahinduriza amazi. Uyu marayika uvugwa ntabwo ari marayika w'Imana, yari marayika wangiritse, kubera ko Imana yo ntabwo iduha umugisha bitewe n'ibyo twakoze. Imana iduha umugisha kubw'ubuntu bwayo. Ariko uyu marayika we yabwiraga abantu ngo ugeramo mbere niba uri bukire. Nyamara abantu benshi bari bahengamiye ku ruhande rw'uwo mumarayika. Gusa uwo Yesu we abasha gusura ntabwo ari wa wundi usenga amasengesho menshi, ntabwo ari wa wundi utanga amaturo menshi, si wa wundi witangira urusengero. Ni wa wundi wari umuntu udafite icyo amaze habe na kimwe. Uyu niwe Yesu yegereye, amuhindukira amaguru, amuhindukira ubuzima. Ubwo nari Apokdong, aho ngaho hari abagore babiri bahabaga. Birumvikana ko atari we wonyine, hari n'abandi bagore bari bahatuye. Hari uyu mushiki wacu umwe w'ahantu nari ncumbitse. Ntabwo yari ameze neza mu buzima bwe bwo mu mutwe. Uyu yajyaga akora buri munsi. Umugabo w'uyu mugore yari afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, yajyaga amenagura ibintu byo mu nzu, akangiza inzu. Ariko uyu mugore wari mugufi, najyaga amugirira impuhwe kubera ko niwe agomba gukora ibyo umugabo we yagakoze byose. Namugiriye impuhwe cyane, ndavuga nti uyu ngo yaramutse yakira agakiza byaba byiza cyane. Numvaga nifuza ko yakwakira agakiza cyane. Nubwo namuvugishaga yaranyumvaga, ariko ntiyumva ibyo mubwira habe na gato. Namuvugije inshuro imwe, inshuro ebyiri, inshuro eshatu. Nyuma naje kwibaza nise ubundi uyu ni umuntu koko? Yari afite abana biga, niwe wagombaga kubaririra amashuri. Yakoraga akazi kose umugabo we yagakoze, yabaga mu buzima bumugoye cyane. Ariko nyirabukwe yajyaga ahora amurega buri gihe ngo yinjiza abandi bagabo. Ibyo ubwo nabibonaga n'amaso yanjye, numvishe mugira impuhwe cyane mu mutima. N'abandi niyemera Yesu mu buzima bwe azanezerwa. Ariko nyuma ngira ibindi bitekerezo bidasanzwe, nise umuntu yaba gutya, ni gute yabaho gutya, yamera gutya. Natekereje ko yakwakira agakiza mu buryo bumworoheye, ariko ntabwo ariko byagenze. Numvaga ko uyu nguyu ko aba mu buzima bumugoye cyane, kwakira Yesu bizamworohera, ariko siko byagenze. Nyuma naje kubona undi mugore waje aho twari turi agurisha bimwe mu byo kurya byo mu nyanja yari yarumishije, yarakawushije. Icyo gihe nari nicaye mu kindi cyumba ndi gusoma Bibiliya. Kubera ko bariho bavugira hanze, nabashaka kumva ibyo bari kuvuga. Baje kubaza bati, hari undi muntu uba hano muri iki cyumba? Nyir'urugo yaravuze ati, hari umushumba umwe ukodesha icyumba cy'ahangaha mu rugo. Ati, umushumba? Ese uwo mushumba ava he? Ese koko muri aka gace hari umuntu wizera Imana uhari? Ubwo nabyumvaga numvishe ko ashishikajwe no kumenya uwo muntu wizera Imana. Natekereje ko ashobora kuba nawe yizera Imana. Narasohotse na Bibiliya yanjye mu ntoki, ndavuga nti, uraho mama? Amasaha agera hafi muri 2 natangiye kumubwiriza ubutumwa bwiza. Yari inshuro ya mbere duhuye, ariko yahise yakira agakiza we.
ariko undi mugore we twabanaga sinari nzi biba mu mutima we. Najyaga nibaza ni kuki atabashe kwakirira ijambo ry'Imana nubwo ubuzima bumugoye. Yari yuzuye ibitekerezo bye bwite byatumye atabonera icyumba Yesu. Ariko mu masaha 2 gusa wa mugore wundi we yahise yakira agakiza. Niwe wa mbere nabwirije yakira agakiza. Kuva icyo gihe yarahindutse cyane. Yajyaga abyuka agakora umunsi wose, akajya ku musozi agatoragura inkwi agatashya, agateka, nyuma y'ifunguro rya nijoro akava iwe akaza kundeba. Tugasangira ijambo ry'Imana, tukaririmba indirimbo zo mu gitabo, hanyuma twasoza agataha. Ku munsi ukurikiyeho yajyaga nzanira ibyo kurya. Ubwo yazaga yajyaga ambwira ati burya ubwo nataga nahuye na za Nyiramuhari. Muri ibyo bihe habaga hariho inyamaswa zigendagenda mu mashyamba, ariko ni hahandi buri mugoroba yajyaga ataha. Habaga hari urugendo hagati y'aho yaratuye n'aho narindi. Ubuzima turi kubaho twese, ubuzima tubaho twenyine n'ubuzima tubaho Yesu ari muri twebwe waba utandukanye cyane. Gusa abantu benshi na nyuma yo kwakira agakiza no kwakira Yesu bashaka kubaho ubuzima bwabo bwite. Si benshi bemera Yesu ngo abeho ubuzima bwabo. Ubwo uyu mumama yapfaga, umuhungu yaje kundeba. Kubwo amahirwe twarahuye dutangira kuganira. Irambwira ati mushumba, ubwo mama yakiraga agakiza naranezerewe cyane. Mbere yuko yakiraga agakiza yajyaga arakara cyane akamurakarira, ariko nyuma y'igihe runaka yabonye yarahindutse burundu. Nyuma yaho nibwo yaje kumenya ko yari yarakiriye agakiza. Igitangaje rero nuko umugabo w'umugore we nigeze yakira agakiza. Ndamubwirisha ubutumwa bwiza, ajyaga ambwira ati rwose njye siko mbitekereza, akarekeraho. Nagerageje inshuro nyinshi ariko ntiyanyumva. Ariko umunsi umwe naramusuye, ndabasa hari umuntu wari ati pastor uri hano, aza yirukanka. Naratangaye. Undi rero uyu mumama iyo yajyaga kugurisha bya biryo byo mu nyanja byashaka kumufata iminsi cyangwa 12 atari mu rugo. Icyo gihe rero uyu mugabo yajyaga aguma aho ngaho n'abana 3. Icyo gihe rero cyari igihe cy'imvura, imvura iragwa nyinshi cyane, kandi inzu yabo yari inzu yitaruye urusisiro, ku buryo iyo imvura yagwaga ari nyinshi amazi yashobora kuza mu nzu yabo. Abana bajyaga baryama hasi. Mu gihe rero amazi yinjiye mu nzu bashoboraga kumira nkeri. Yafashe umwana amushyira mu kiringiti amuryamisha hasi, abandi 2 nabo baryamisha ahandi. Yabaga ari kumwe na 2, umwe yabaga ari wenyine, byatumaga atabasha kubitaho bose. Yashyiraga umwana umwe mu gituza cye akajya agenda hirya no hino. Ubwo imvura yagwaga ari nyinshi ati abana banjye nshobora kuburamo umwe. Yagize ubwoba bwinshi cyane. Icyo nicyo gihe yatangiye gushakisha Imana. Yibuka ibyo nigeze kumubwira. Naramubwiye nti ntabwo Imana ijya yumva isengesho ry'umunyabyaha. Aravuga ati dore sindakira imbabazi z'ibyaha. Iryo joro ryose yarababaye. Bukeye rero imvura yarahise, yari yiriwe mu rugo. Icyo nicyo gihe ninjiye mu rugo ndasuhuza. Yahise asimbukira hejuru arazarane ati pastor waje hano. Uwo munsi nibwo yabashe kwakira agakiza. Ndetse na mushiki we mutoya wa musore yakira agakiza. Ubwo nabona ko Imana ikorera uwo muryango naranezerewe cyane. Kuri iyi si hari abantu benshi bayituyeho. Muri bo harimo abakire b'ubuzima bw'abaherwe, ariko hari n'ababa barwaye, abandi bakaba mu bukene. Ikibazo rero nuko muri bo nta mutima wo kwemera Yesu bagira. Bajya mu rusengero bafite ishyaka ry'Imana, batanga amaturo, barasenga, iyo bashaka no kubwiriza bagakora n'ibindi byose. Ariko si abantu benshi bajugunya ibitekerezo byabo ngo bemere Yesu abe umwami mu buzima bwabo.
ubwo natangizaga ishuri ry'ikimisiyoneri hari ibintu bigoye twaciyemo. Abanyeshuri bajyaga baza mu ishuri ry'ikimisiyoneri tukabatoza bakakira agakiza bagatangira kubaho ubuzima bwo kwizera. Ikintu gishishikaje rero bishobora kuba wenda atari njye byabayeho gusa, ariko nka nyuma y'umwaka umwe, ntabwo ari bose, hari abantu rero babaga bazi kubwiriza neza cyane, bajyaga batekereza bati njyewe mbikora neza kuruta n'umushumba mukuru. Guhera icyo gihe imyitwarire yabo yahitaga ihinduka mibi cyane. Mu gihe babwiriza ubutumwa bwiza rero, umunsi umwe bajyaga bava ku itorero, bose bajya bava ku itorero bakagenda mu buryo butandukanye. Mu maso yanjye numva atari ibintu bisobanutse. Babaga bamaze nk'amezi makeya biga, nubwo batabivugaga ariko bageraga igihe bagatekereza ko banduta. Hari n'abashumba bamwe bagiye badusiga bakagenda. Mu bagiye bagenda bose harimo abavugaga ko ari abanyantege nke ari byo babura, ariko abenshi muri bo bajyaga batekereza ko banduta. Ibyo rwose mbizi neza. Iyo mbarebye numva bimbabaje mu mutima wanjye. Mu gihe babwirizaga umuntu akakira agakiza, imitima yabo yahitaga yishyira hejuru. Mu gihe bari gukora ibintu runaka bagatekereza ko ari inzobere muri byo, uko niko bagiye bangirika. Nababwira nti rwose muramenye ntabwo muri beza be na gato, ahubwo ni uko Satani yashyize imitima yanyu hejuru. Satani uko niko akorera mu mitima yanyu, nicyo kiri gutera ibyo byose. Ariko nubwo nabibabwira ntabwo bantegaga amatwi. Mu gihe bavuye mu itorero rero babagaho ubuzima buteye agahinda. Nagiye mbona benshi muri bo, n'ubu ngubu nshaka kubabwira benshi bari kuba ubuzima buteye agahinda muri abo. Ko niko Satani akora. Ntabwo ari bose, ariko baravuga ati iyo mbwirije ubutumwa bwiza abantu bakira agakiza, imitima yabo ikishyira hejuru. Kugira ngo rero bahishe imitima yabo y'ubwibone, bajyaga bakora iyo bwabaga, bakabwiriza kongera bakabwiriza, ariko mu mitima yabo ati nta muntu umeze nkanjye. Uko niko bagiye bangirika. Ntabwo rero twabashaga kubafasha guhagarika ibyo bintu. Nkuko hariho itandukaniro hagati y'abarwayi bandi n'umuntu wari umaranye uburwayi imyaka 38, no mu gihe tubwiriza ubutumwa bwiza abantu bakira agakiza, benshi bangirika mu buryo bwihuse. Imyitwarire yabo igahinduka mu buryo bwihuse, bagahora bavuga bati mushumba, ariko iyo bigitangira ntabwo umenya ko bari kudusuzugura. Gusa iyo ubashe kurenga ibyo, umwami Imana abana nawe. Hashize igihe kinini, muri iyi myaka 60 ishize, muri 76 twafunguye ishuri ry'abamisiyoneri. Mu gihe tubaho kugeza ubu ngubu hari ibibazo byinshi byagiye bibaho n'ingorane. Hari n'abantu benshi bumvisha ubutumwa bwiza bakira agakiza. Iyo bakira agakiza bamenaga amarira bakishima bakanezerwa, ariko barangiraga n'ubundi bakira undi mutima. Umunsi umwe umuntu yarampamagaye kuri telefone, yari mwene data. Arambwira ati mushumba ugomba kwihana. Ntise kubera iki? Ati ndabiswa atari abantu benshi baza ku itorero rya Gangnam. Ese waba uzi impamvu? Ati nuko nawe wangiritse. Narongeye ndamubaza nti wowe se ufite abantu bangahe mu itorero ryawe? Ntiyanshubije kuko yakoze umurimo w'Imana, ariko ntihagira abantu baza aho akorera umurimo w'Imana afunga itorero. Ariko arangije aravuga ngo itorero ryanjye Gangnam ryarangiritse. Ntiyanshubije icyo kibazo. Numvishe mugiriye impuhwe cyane. Mwese munega amatwi, ese wigeze wumva uyu mutima w'ubwibone muri wowe? Wigeze utekereza ko uri umuntu mwiza ndetse w'intiti? Wigeze utekereza ko hari aburuta? Mu itorero ryacu, mu gihe abantu bakora umurimo w'Imana bakumva ko bakomeye, abenshi bava mu itorero, kandi abenshi nicyo kibitera.
tuba twabibonye, tuba tunabizi ngo nimba umuntu afashe inzira na kabuza arangirika ararimbuka. Ariko ntabwo ariko baba babitekereza, avuga ati ngenda atandukanye. Nawe se wowe, nubwo ufite umwami Imana muri wowe, wakagombye kuvuga uti umwami niwe ugomba kunkorera ibi, niwe ukora ibi ngibi, ariko se kuko ni gutekereza? Oya, ibyo bije mu mutima wawe ugatangira kuba ubuzima bwo kwizera ko ariwe ukora, ugatangira kunenga umushumba paka. Birumvikana ko nakora ibintu byose neza, nshobora gukora amakosa, ariko umutima w'ubwibone. Ikintu cy'ingenzi rero ni uko umutima nk'uwo w'ubwibone ukorera muri twe twese uko turi aha. Hari abasubira inyuma bakabona uwo mutima wabo bakavuga ati uyu ni umutima mubi, bakihana. Ariko abenshi bashorerwa n'uyu mutima. Abari ku kidendezi cy'i Betesida, uyu marayika wabashutse yari marayika wangiritse. Kubera ko ibyo Imana iduha, ntabwo Imana iduha umugisha igendeye ku byo dushoboye. Ikintu cyose, umugisha wose Imana iduha nta kiguzi, uduhera ubuntu. Ntabwo Imana ikiza wagezemo mbere, ibyo si byo Imana ikora, si uko Imana ikora. Nubwo yari umumarayika, agomba kuba ari umumarayika wari warangiritse. None ni iki uyu marayika yakoreye abantu bari bakikije ikidendezi cy'i Betesida? Uyu marayika mubi azi neza yuko Yesu aje ku kidendezi cy'i Betesida, ntiyatumye abantu bahindukirira Yesu, ahubwo bakomeje guhanga amaso yabo mu kidendezi. Bateye umugongo ubuntu bwa Yesu ntibabwakira. Ese barebaga iki? Bari barangamiye amazi ngo bararushanwa gusimbukiramo mbere. Buri wese yabaye ati rwose njyewe ujyemo mbere byibuze isegonda rimwe, nditanga abandi ngeremo mbere. Icyo nicyo bari bahanze amaso yabo. Nubwo Yesu yari yaje ngo abagirire ubuntu, nyamara nubwo umuntu waramaranye uburwayi imyaka 38 yari kure y'icyo kidendezi. Bakundwa, hahirwa abakene mu mitima yabo. Icyo nicyo biri tubwira. Ushobora kuba uri umunyantege nke, ufite ibyo ubura, ukeneye ubuntu. Uramutse ugize umutima nk'uwo nguwo, tuzabona rwose Yesu akorera mu buzima bwacu mu buryo butangaje. Gusa ikibabaje, nubwo abantu babona ko bafite intege nkeya ndetse bakora amakosa, ariko hari abantu bakomeza kwizera bavuga ati ngende umuntu mwiza. Bene abo bitarura itorero, bakabaho mu magambo gusa n'ibihuha, bavuga nabi itorero. Nagiye mbona abantu benshi bakureye ya Yesu gutyo. Abakira agakiza bose baramutse bagumye mu itorero, nta nubwo twabona intebe zo kubicazaho. Ariko mu gihe bagize inzitwazo, buri wese afite urwitwazo rwe, n'abagize ibibazo by'abana babo byo mu miryango, ibyo nabyo bagira urwitwazo rwo kuba kure y'itorero. Ese ninde wegereye Yesu? Ninde wakiriye Yesu? Birabangarirwa abakene mu mitima yabo. Abakene mu mitima yabo nibo bahiriwe. Nshobora kuba mfite ibyo mbura, ndi umunyantege nke, nafite ubuntu bwa Yesu, ariko turamutse duhindutse abantu bafite ibyo babura, igitangaje ni uko Yesu aza agakora mu buzima bwacu. Ibi simbibabwira ko ndi umuhanga cyangwa hari ibyo nzi birushijeho, si nuko nzi kubwiriza neza ijambo ry'Imana, ariko dukeneye icyumba Yesu yaza agaturamo mu mitima yacu. Igihe wuzuye umutima wawe bwite, Yesu ntabwo yabona aho atura, kandi nubwo yatura muri wowe nta kintu yabasha gukora mu gihe wane n'umutima nk'uwo nguwo. Uyu muntu wari umaranye uburwayi imyaka 38, Yesu yambwiye ati haguruka wikorere ubwawe ugende. Ese bitangaje bingana iki? Uyu muntu koko yarahagurutse yikoreye uribwa aragenda. Uko niko yakize. Yari yashubije neza cyane. Yavuze ati nta muntu mfite yamaze yindurije, nta n'umwe mfite wanshyira mu kidendezi, kubera ko nabigerageje abandi bahita bantangamo. Uyu yari yamaze guheba ya mabwiriza ya marayika,
abatekereza ko bazabishobora bose bari bakikije iki kidendezi, ariko ko yatekereje ko atabishobora. Ese ibi yavuze bishatse gusobanura iki? Yavuze, mwami rwose iyo amazi yindurije nta muntu mfite wayanshyiramo, no mu gihe nagerageza kuzamo abandi baba bantanzemo, ntiyashobora rwose kugeramo mbere. Yavuga ati, keretse hari umfashije, keretse hari unshyize muri aya mazi, kandi kugeza ubu ngubu ntawigeze agerageza kuyanshyiramo. Niyo mpamvu mbona hano kumeze, ndakwinginze mfasha nyageremo. Yesu yaramubwiye ati, haguruka wikorere uburiri bwawe ugende. Ese iri jwi ryari ritangaje bingana iki? Bakundwa bene data, ni uyu munsi Yesu ashaka kudukorera no kuba mu buzima bwacu. Benshi muri mwe mwakira agakiza kubwo kwizera Yesu, ariko n'ubu hari abantu benshi baba ubuzima bwabo bakurikira kamere y'umubiri na nyuma yo kwakira agakiza. Abantu benshi baba bakurikira ibitekerezo byabo gukurikira Yesu. Abantu benshi bakoreye ubutumwa bwiza ariko birangira babuteye umugongo bava mu itorero. Iyo turebye ubuzima bwabo tubona ko bwangiritse cyane. Ese ni ukubera iki? Nuko bari abantu beza cyane, bari bifitiye icyizere cyinshi cyane, ntibigeze bakenera Yesu. Bakundwa, ese koko waba ukeneye Yesu mu buzima bwawe? Ese ntujya ureka Yesu rimwe na rimwe kuko ubasha kubaho neza? Ushobora no kutabimenya igihe umutima wawe wagiye hejuru, gukurikira ibitekerezo byawe, amayeri yawe n'inzira zawe. Hari benshi bakurikira ibintu nk'ibyo. Umurimo dukora mu itorero, umunsi bampaye inyandiko isobanura uko babashije gukora filime. Icyo nabashije gusomamo ni uko atari bo bakoze iyi filime, ahubwo ni Imana yayikoreye. Iyi filime rwose yari ishishikaje, yari yuzuyemo ubuntu bwinshi, ariko ubuhamya bwari buhambaye. Bakundwa bene data, tugomba guhagarika ibikorwa byacu tugafata ikiruhuko. Mureke dupfukamire Yesu. Nk'uyu muntu wari umaranye uburwayi imyaka 38, yaravuze ati, mwami keretse wamfasha, njye sinabasha kugenda. Abandi batekereza ko bari bubashe kugenda bakajya mu mazi. Abandi batekereza ko babasha kubaho rwose no mu gihe badafite Yesu. Bivuze ngo rero ntabwo ukiri umwizera wa Yesu. Dushobora kurya, dushobora no kuba ubuzima bwacu ko tubitekereza, ariko dukwiriye kubeshwaho na Yesu. Ariko inshuro nyinshi tubaho ku bwacu tutabeshejwe na Yesu, ubwo si ubuzima bw'ukuri. Nabonye b'abagore babiri aho Apkodong, umugore wa kabiri sinzi ibyamubayeho, ariko mushiki wacu Sun ubwo najyaga Champari yagarutse mu rugo nka nyuma y'icyumweru kimwe avuye mu bucuruzi bwe. Ubwo yagarukaga rero yaje kundeba aho nari naragiye. Ubwo yazaga iwanjye asanze mfite isafuriya y'icyuma, arambwira ati, icyo gihe yabonaga aratangaye. Yajyaga ava hejuru mu misozi akaza kundeba, kubera ko yari azi ko buri gihe isoko ryaremye najyaga njya nkabwiriza ubutumwa bwiza, nkaririmbirayo n'indirimbo zo mu gitabo. Yajyaga aza akansanga mu buryo bworoshye tugahura. Twajyaga twicara mu gicucu cy'igiti umunsi wose tugasangira ijambo ry'Imana. Nyuma yaho naje gutekereza, natekereje ku itorero ry'Apkodong. Nabwiye umushiki wacu, ni se kuki utabwirizayo ubutumwa bwiza? Nawe ntega amatwi, Imana iri kumwe nawe. Ku cyumweru no kuwa gatatu jya ubwiriza ijambo ry'Imana. Yarikanze, yose ati, byose ntabishobora. Nawe mushiki wacu, rwose ibyo rwose ugomba kubikora. Ati, ntiharashira igihe kinini cyane mvuye mu Buyapani, rwose igikora sindakimenyera neza. Ndamubaza nti, ubu uri kunsuzugura ko nkiri mutoya, ndi mutoya kuri wowe? Aravuga ati, niki cyatuma ngusuzugura mushumba? Rwose ntabwo nabikora. Ni none ko ndi umugaragu w'Imana ugomba kuntega amatwi, kuki ufite izo nzitwazo zose? Namuhatiye kubwiriza ubutumwa bwiza.
iyo mutekerejeho nshima Imana n'uyu munsi Mushumba Eugene Park nawe yakira agakiza binyuze muri uwo mushiki wacu. Si we wenyine, hari abashumba benshi dufite bakira agakiza binyuze muri uwo mushiki wacu. Yajyaga aza akamuha ubwo buhamya. Abagore bajyaga babyara abana benshi, mu gicamunsi abenshi babaga bari no guhinga. Ubundi guhinga ni ibintu bisaba imbaraga nyinshi. Ugomba guhinga, ugatera imbuto, ukajya ndetse no kubagara. Rimwe rero umugore umwe yasize umwana we amusigana n'abana b'uwo, hanyuma bajya gukora mu murima. Ubwo bagaruka ku mugoroba ntiyigeze abona umwana we. Ubwo yamuburaga, baje kumenya ko yigiriye ku uwo mushiki wacu Soni. Ubwo uwo yajyaga kureba mushiki wa Soni yasanze ari kubwiriza ijambo ry'Imana. Yarinjiye nawe yumva ubutumwa bwiza yakira agakiza. Umwe abantu bagiye bakira agakiza muri uwo mudugudu. Hajya haba imyuka mibi myinshi, kandi muri uwo mudugudu habaga hari nk'inzu 150. Abantu bajyaga bubakira utuzu bigirwamana bakaba ari byo baramya. Ibyo byatumaga uwo mudugudu haba imyuka mibi myinshi. Ariko abo bashiki bacu bakira agakiza ntibashobora kuramya ibyo bigirwamana. Ahubwo bajyaga babwira uwo mushiki wacu Soni ngo abasengere. N'ingurube zabororaga bamusaba kuzisengera. Abarwayi yajyaga basengera agakira, bakakira n'agakiza. Umunsi umwe hari umugabo n'umugore bari baryamanye. Ntawigeze bavugisha, ariko barasubiza ngo ese uvuze ngo iki? Bahise babyuka barambara barasohoka. Ubwo umugore yarebaga ku ruhande yabonye umugabo asimbuka ajya hanze. N'umugore yahise agenda ariruka. Abantu baramukurikira bajya kumugarura. Hari imyuka mibi myinshi cyane yatumaga abantu baba nk'abasazi. Imyuka mibi yajyaga ijyana abantu bagashyira imitwe mu mazi bagapfiramo, ariko mushiki wacu Soni yajyaga abasengera. Kubera intambara yabaye, igihe kimwe abahinzi babaga bahinga bakabona imirambo cyangwa se amagufa y'abantu bapfuye mu ntambara, bakayaterura bakagenda bakayubakira ahantu, bakayisabira amahoro. Iki gihe rero mu gihe bageragezaga kuramya ibigirwamana, uwo mudugudu warimo imyuka myinshi ku buryo buri joro abagore bamwe bajyaga basakuza bagasohoka. Umugabo akavuga ati se habaye iki? Wasangaga nk'umugore arara adasinzira ijoro ryose ko yajyaga gufata agatotsi agasakuza cyane. Rero uwo mushiki wacu yajyaga agira amateraniro yo kuramya Imana mu nzu ye. Kuva icyo gihe abantu bajyaga bamusanga bakaramya Imana ntibongere kubaho mu buzima babagaho. Byari ibintu bihebuje cyane kubaho mu mwami. Rimwe na rimwe hari igihe tugerageza kubaho ku bwacu. No mu kazi kawe uramutse usenze Imana ukiringira Imana, ugasaba ubufasha bw'Imana, ubuzima ubanaho na Yesu n'ubuzima ubaho wenyine, ubwo ni ubuzima butandukanye cyane. Nshimira Imana cyane kubera ko hari mushiki wacu witwaga Gedajang, yabaga yitwa Padang. Mu gitondo y'imodoka itwara ibishingwe yazaga, twajyaga dufata ibishingwe tukabishyira mu modoka y'ibishingwe. Hafi y'aho twabaga hari umukobwa w'umuntu wari ufite ikompanyi y'amabisi y'amamodoka. Naje gutekereza nise uyu mukobwa wamubwiriza ubutumwa bwiza. Umunsi umwe namubonye aje ku itorero, yumvishe ubutumwa bwiza kuri bene data mu itorero, yakira agakiza aranezerwa cyane. Yaje kuza mu ishuri ry'imisiyoneri yakundaga gukora, ariko twavuga kujya kubwiriza ubutumwa bwiza akabyanga cyane. Naje kumubaza yarambwira ati abantu bose bazi ko ngenda umukozi wo mu rugo, ese ninjya kubabwiriza bazavuga ngo iki pasiteri? Umunsi umwe namwicaje muganiriza isaha yose. Yaje kujya kubwiriza, atinda no kuza ngo afate ifunguro ry'umugoroba.
ubwo yagarukaga yaje yishimye cyane. Kuva uwo munsi amaze kubwiriza yatangiye kwishimira kujya ajya kubwiriza. Iyo twagiraga iterana ipsani buri gihe barabatse muzatwohereze mushiki wacu cyane. Uyu mushiki wacu yarazi kubwiriza ubutumwa bwiza cyane. Ubwo yajyaga ipsani kubwiriza ubutumwa bwiza bajyaga bamugurira impano. Byari byiza cyane. Ariko umunsi umwe yaje kuzimira. Nyuma y'imyaka mike nibwo naje kumenya ko yagiye kwishingira ku muntu utarakira agakiza. Abantu benshi bagiye kugenda bagenda batanavuze. Ubwo twavuganaga kuri telefone yambwiye ko aba yitwa Jinhen. Yaje kumpamagara ndamubwira se waje kwitorera Gangnam. Yarambwiye ati umugabo wanjye mu minsi yashize yarapfuye. Yarambwiye ati umuhungu wanjye yarashatse ariko ahita atandukana n'uwo bashakanye. Yagombaga kwita ku buzukuru be. Ndamubwira ni mushiki wacu, wowe uzaze kwitorera rya Gangnam, uzaze tubwirize ubutumwa bwiza. Ubwo wabwirizaga ubutumwa bwiza abantu benshi bakira agakiza, byari byiza cyane. Ese kuki wanze ubwo buntu ukaba ubwo buzima bw'ubupfapfa? Ndamubwira nta kibazo, umuhungu wazongera ashake. Uwo mushiki wacu yarazi kubwiriza ubutumwa bwiza cyane, yari igiciro cyinshi. Niyategereza umwami Imana ari kumuha umugabo, ariko umunsi umwe yaragiye arazimira. Kubana n'umuntu utizera ntabwo ushaka kunezerwa. Satani akora ibintu byinshi mu buzima bwacu. Ubu turi mu mwaka 2022. Muri uyu mwaka mushya mureke Yesu abeho mu buzima bwacu, twe kuba mu mayeri yacu. Yesu namara kuguhindura uzabeho nka Yesu muto. Ushaka kutabibona bigitangira, ariko ubuzima ubaho uri kumwe na Yesu. Nushyira amayeri yawe n'inzira zawe. Nubana na Yesu uzabaho umurikira iyi si, uzabaho umurika nka Yesu muto. Muri uyu mwaka 2022 mureke by'umwihariko tuzabeho tubwiriza ubutumwa bwiza. Buri muntu abwiriza ubutumwa bwiza. Icyo waba ukora cyose, akazi waba ukora kose, aho waba ukorera hose, mureke twese tuzabeho buri wese ari umubwiriza w'ubutumwa bwiza. Mureke tubwirize ubutumwa bwiza. Nitubaho mu mwami tumwishingikirijeho, nkuko Yesu yakoreye umuntu wari umaranye imyaka 38 ubumuga. No mu makuba n'ingorane wahura nazo azakwereka ubuntu bwe. Ukurushaho kwegerana n'Imana uhinduka Yesu mutoya. Nuba ubuzima bwawe gutyo nta kabuza uzaba umunyamugisha. Niringiye ko waba ubuzima bwawe n'umwami, ukorera umwami wagukijije. Dusenge. Data Mana wera, kubw'ubuntu bw'Imana, kubw'ubuntu bwawe budasanzwe, twabashe kwakira agakiza. Bene data, abagabo n'abagore, abasore n'inkumi bose bakira agakiza. Utwemere twe kuba ubuzima bwacu bwite, ahubwo tube ubuzima bwawe Yesu. Ubuzima bwacu y'imyaka 10 cyangwa 20 uzareke tureke ugaragarire muri bwo. Turakwinginze abariho kudukorera kugira ngo abantu benshi bakire agakiza muri twebwe. Turakwinginze tugirire ubuntu bwawe, ntugatume tujya kure yawe Nyagasani. Uzabeho muri twebwe, kandi ureke ikintu cyose gikoreye muri wowe Nyagasani. Uzareke n'ingorane zacu ziduhindukire ibyishimo, duhindukire ubuntu, maze aba ari wowe duhimbaza. Turagushimye mwami, umugisha igiterane cyacu, tubisenze mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane.